Yes. Iyi ni NZIZA Business Group Limited nk'uko bisanzwe iteka. Reka kandi twongere tubasuhuze cyane, twizere yuko mukomeze kugubwa neza aho muri hose hirya no hino ku isi. Reka twizere yuko muri amahoro kandi tubifurize guhaha mukaronka nk'uko duhora tubibifuriza iteka cyangwa se ibihe byose. Nk'uko mubimenyereye rero, iyi ni NZIZA Business Group Limited nk'uko natangiye mbibabwira. Ikaba ari ya cano yanyu mukunda kandi muri benshi ibibagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa ku giciro cyiza umunsi ku wundi, 5 kuri 5. Ngira ngo rero murakomeza kugenda mubireba ku mashusho cyangwa se mwakomeje kugenda mubibona. Tukaba tugiye kubereka cyangwa se twabatembereye ku nzu nziza cyane, ku nyubako nziza cyane ijyanye n'igihe, iri mu mujyi wa Kigali rwagati, cyane ahazwi rwose nk'i Kanombe. Iri i Kanombe ni mu karere ka Kicukiro. I Kanombe rwose ukomeje gato cyane ukarenga ibitaro bya Kanombe cyangwa se ikigo cya gisirikare cya Kanombe ahazwi nka Nyarugunga, hakaba ariho iyi nzu iherereye. Iyi nzu rero ikaba ari imari kabisa, ni imari ya byungura. Ni inzu yubakishije amatafari ahiye yose ndetse n'igisenge cyiza cyane. Iyi nzu ikaba kandi ifite ibyumba bine byiza cyane kandi binini byo kuryamamo, ndetse na dushe na tuwarete 3. Bivuze ngo hari ibyumba twavuga 2 bihurira kuri dushe na tuwarete imwe, n'icyumba cy'ababyeyi kirimo dushe na tuwarete yacyo, ndetse n'ikindi cyumba gifite dushe na tuwarete gisangira n'abashyitsi bari muri salo. Iyi nzu rero ikaba ari imari mu by'ukuri, bitewe n'ahantu iri, bitewe n'ibikoresho byubakishije, bitewe n'agaciro k'ikibanza. Iyi nzu ikaba ishaka amafaranga atari menshi, amafaranga atari menshi ugereranyije n'agaciro kayo n'ahantu igiye iherereye. Iyi nzu rero ndakubwira ngo ntibe yagucika, kuko twabatembereye tubagerera muri quartier, tureba uko byifashe. Twinjira mu nzu nyirizina, tureba mu byumba, tureba ahantu hose dusanga iyi nzu ari imari. Niyo mpamvu twubwira rero tuti nyabuneka, niba ufite amafaranga ubitse mu nzu, niba ufite amafaranga ubitse kuri banki atari kugira icyo akwinjiriza, cyangwa se niba ufite amafaranga runaka uri kwishyuza cyangwa se uri kwishyurwa, iyi nzu ntikwiriye kugucika, bitewe n'uko dufasha buri wese kumworohereza. Waba uyafite cash urishyura nyine ugakorerwa mutation, icyangombwa cyawe ukagitana hamwe n'inzu yawe. Waba kandi utayafite cash, nta kindi dukora, nta kindi tumaze, kubera ko murabizi gahunda nigira icumbi kandi mu mahoro. Bivuze ngo rwose turagufasha, ukavugana na nyir'ubwite ukamuha ayo ufite, kandi ukamuha igihe ntarengwa, ukajya muri banki cyangwa ukajya kugurizwa n'inshuti n'abavandimwe, ukaza rwose uyamuha mukora mutation. Niyo mpamvu rero tubabwira tuti nyabuneka ni mugane NZIZA Business Group Limited, company ya mbere hano mu Rwanda mu kubagezaho amakuru ajyanye n'imitungo itimukanwa, yaba igurishwa, ikodeshwa, ndetse n'ibindi, ndetse no kubamanagingira iyo mitungo yanyu mu byo twita property management. Tukabasha kubafasha kubona abakiriya ndetse no kubakurikirana, haba kubishyuza n'ibindi. Ni karibu cyane rero rwose. Aha ni muri NZIZA Business Group Limited. Ariko kandi tukwibutse ko ufite ikibanza cyawe cyiza, cyangwa se ugishaka, cyangwa se wowe ushaka kugurisha no kugura, ni karibu ngwino tukurangire imari zitarimo litige, imari zitarimo ibibazo ibyo ari byo byose, si mu mashanga, si mu manegeka, n'ahandi hose muri uyu mujyi, nta handi wabariza, ni muri NZIZA Business Group Limited. Si ibyo gusa rero kandi wowe ushaka kugurisha, wowe ushaka kugura, nyabuneka ni karibu cyane, mwaza muri NZIZA tukabafasha, ndetse ku giciro gito cyane, ahantu mbese habyungura rwose kabisa. Turabakunda cyane. Yes, rero mukomeze mutembere iyi nyubako ya mbere nziza no muri Gisozi.
murumva ishaka amafaranga angahe? Amatsiko ni menshi, ngira ngo hari abari gutekereza muri miliyoni 200, 300, 150, gutyo. Ndabizi buri wese aba yibaza ati nyaboneka mana yanjye, aya mafaranga mbashije kuyabona nakoramo iki? Mbashije kuyabona yes. Iyi nzu rero irashaka miliyoni 73 zonyine kandi ziri negociable. Nanze kuzuza 75, ni miliyoni 73 ziri negociable. Akaba ari inzu ifite ibyumba 4, dushe na toilette 3, salon, salle à manger, cuisine, stock, amanex, jardin na parking byiza ku muhanda uri principal. Akaba ari inzu nziza ijyanye n'igihe. Iyi nzu rero ikaba ishaka miliyoni 73 ziri negociable cyangwa se ziganirwaho. Nyaboneka iyi nzu ntikwiriye kugucika kubera ko iri i Kanombe, ahantu heza cyane, yubatse mu buryo bugezweho, ikibanza cyiza kandi kinini. Ariyo mpamvu iyi nzu idakwiriye kugucika rwose. Ni karibu cyane rero, turabakunda, tubakorera amaplan cyangwa se amadesign y'amazu, twashakira ibyangombwa. Si ibyo gusa kandi tumanaginga amazu yanyu, tukashakira abakiriya bayakodesha, tugakurikirana n'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano muba mwarumvikanye. Ni birebire cyeka turi kumwe. Wabaye rero wakunze iyi nzu rwose, rero Kicukiro Kanombe ishaka miliyoni 73 kandi ziri negociable, ziri moderne, yubatse mu buryo bugezweho. Wahamagara kuri nimero zacu zo muri NZIZA Business Group Limited, kimwe nawe ushaka kugurisha cyangwa se ushaka kutukwifutishiriza. Nimero zacu ni zisanzwe, abari kuri YouTube channel yacu urimo murazibona, arizo 0788486797 cyangwa se 0781230123. Ngira ngo rero iyi ngiyi ni imari idakwiriye kugucika. Wowe utwumva, wowe ukurikirana rwose ibikorwa bya NZIZA Business Group Limited, gahunda ni kuri NZIZA Market. Ntabwo ari imari rwose yagucika. Nyaboneka wowe ushaka gutera imbere, wowe ushaka guhindura icyiciro cy'ubuzima, iyi ni imari ya zungura kabisa. Ngira ngo twagiye tugerageza kubereka amashusho na details zose, twakira abantu twerekanye amashusho, twaya no muri douche, twaya no muri toilette, aho hose ni imari kandi haragurishwa amafaranga make cyane. Ni nako kandi ushobora kudusaba ku muri makuru y'amaha, ugeze muri Feruje ukazamuka ukamanuka usa n'ujya Nyabugogo, etaje ya mbere usa n'ujya Nyabugogo uvuye muri Feruje ya Yamaha yanditseho Shema House. Dukorera muri etaje yayo rwose ya mbere, aho tuba tubafasha kuri buri kimwe cyose, kumusobanukirwa imicungire y'ubutaka, ibibazo byose biri mu butaka, ntandi mu bimenyero uretse mu kiganiro Gira Icumbi gitegurwa na NZIZA Business Group Limited. Yes, reka rero tubashimire cyane, muri abantu b'indashyikirwa, muri abantu bakomeye cyane. Ariko kandi tubabwire tuti nyaboneka nimuze mugane NZIZA. Niba ufite ikibanza gitoya, turakwereka ukuntu twakikubakira. Niba utanagifite, tugufashe kukibona. Yaba inzu, byinshi dukora byinshi cyane. Niyo mpamvu tubabwira tuti nyaboneka nimugane NZIZA Business Group Limited, tubafashe kugura, kugurisha n'izindi gahunda zose n'izindi serivisi zose mu gihugu zijyanye n'imitungo itimukanwa. Aho hose dukoraho, tukamenya tuti ikibazo kimeze gute, kirakemuka gute. Iyi nzu turabashimiye cyane kandi twizeye yuko muza kuyigura. Kwishaka miliyoni 73 z'amanyarwanda zonyine. Ni imari kabisa, ni imari ijyanye n'igihe, ku buryo bitewe n'aho yabiri yagurwa na miliyoni 150. Iyi rero ni 73 Kicukiro Kanombe, hariya urenze ibitaro ahitwa nka Nyarugunga,
muri tukayikugurisha cyangwa se ukayigura ku mafaranga make cyane ko nyirayo arayakeneye. Abazi iby'ubwubatsi bari kubibona yuko rwose ayakeneye bigoye no kuba byavamo. Ni karibu cyane, ni karibu cyane iwacu hano muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami rwose kandi tubahaye ikaze. Waba ushaka kugura, waba ushaka kugurisha, waba ushaka ko tukumanagingira umutungo wawe, waba ushaka ko tukwimura, ni byinshi cyane dukora ku bijyanye n'imitungo itimukanwa. Hano umukiriya ni umwami cyane, umukiriya ni umwami. Hano turabakunda muri Nzuri, ni karibu cyane. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Waba ufite byinshi wibaza ku bijyanye n'imitungo itimukanwa? Sanga ibisobanuro byimbitse mu kiganiro Gira Icumbi hamwe na Nzuri Business Group Limited kuri 93.1 Fine FM. Nzuri Business Group Limited ni inzobere zigucungira imitungo itimukanwa, zigahuza abayigura n'abayigurisha n'izindi serivisi nyinshi zijyanye nayo, nko gukora ibishushanyo by'amazu ndetse no kuyubaka. Gira Icumbi hamwe na Florent, Clement na Dixon live kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu hagati ya 2 na 3 za mu gitondo kuri 93.1 Fine FM na YouTube channel Nzuri Market. Sanga di makuru kuri #Nzuri_Rawa.